reka rero twikomereza ahantu bita Kazinga, ni muri Nord Kivu. Kazinga ubu harimo haraharurwa, mwumva amakuru mava hariya drone yakubutse hari kuwa gatandatu. Ntimujye ngo harejo kuwa Mungu, ari kuwa gatandatu niho drone yakubise yatwitse hari Kazinga. Iyi drone rero bavuga bati drone mbari ngo CH4 niyo yamanutse iraza itwika Kazinga, aho havuga harurwa imirambo igera kuri 24 y'abasirikare ba Uganda. Igihugu cya Kongo cyarinjiriwe. Rero ngo Kazinga ibintu byarakomeye cyane, barimo bararwana rero hagati yande ya Wazalendo Ndaruhutse arimo arwana n'aba Baganda bari kumwe n'abanyarwanda muri M23 RDF, aho rero bashobora kuba barari urwara uyu mugabo Ndaruhutse n'igikosi kiwe cya Wazalendo batigiraho tukwereke. Uyu mugabo akigirayo maze agahita ashyira Kazinga mu minwe ya M23 iri kumfatanyije n'Abagande. Aba rero aba Bagande bari muri M23 na Kagame biwe n'abasirikare ba Kagame ngo barimo barabyina intsinzi hano muri Kazinga, ariko ngo ntago bari bamenye ko ari amayeri ya FARDC. Nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Amahoro y'Imana mwebwe mukunda radio na televiziyo Umusare, mwebwe mufata umwanya wanyu wo kumviriza amakuru kuri radio na televiziyo Umusare, tubabwira tuti amahoro y'Imana bane namwe kandi abane n'ibyanyu byose mwese turabaramutse tubabwira tuti gutangura icyumweru neza, gutangura indwi neza, mwese mubyuka mugenda ku mirimo yanyu, imana ibajya imbere namwe mujya inyuma kuyikirenge mushinga y'ikirenge kugira ngo mubashe gukora musenga. Mwese rero turabakunda, umuherere hose turabakunda, nta kindi kintu kiba kituraje inshinga usibye kubabwira tuti mu karere habyutse hameze ukuntu mwebwe mubyumve, ariko cyane tubabwira tuti nyaboneka murye muryama ariko ntimusinzire habana gatoya, nta gukubita urugohe utambana mukeba, nta gukubita urugohe igihugu gakondo cyacu kitaragaruka mu minwe ya bene cyo, ibyo ntibishoboka. Mwese rero reka tugire dushimira umugabo Masabo Nyangezi Juvenal. Uyu Masabo Nyangezi Juvenal ni umunyakibuye. Uyu mugabo ashobora kuba yarerekwa cyangwa se yari umupfumu. Masabo Nyangezi Juvenal ahari hose reka tumuramutse. Uyu Masabo Nyangezi Juvenal ni umwe mu bahanzi nyarwanda, umwartiste mwiza cyane. Uyu yafashije abantu benshi cyane murabuzi. Uyu Masabo gituma ngarutse kuri Masabo Nyangezi Juvenal, yavuze ibintu twanasaba ko Masabo Nyangezi Juvenal nawe yajya kuri radio na televiziyo Umusare akatubwira, cyangwa se ababizi bakatubwira igihe yaba yarasohoreye indirimbo ati kavukire mufate ibyanyu mwimuke abimukira baje. Iyi ndirimbo kenshi yo nyigezeho ya Masabo Nyangezi Juvenal, nkareba ukuntu abanyarwanda twese twataye tukomongana bakamongana hehe na hehe, hama abande abimukira bakaza bagafata u Rwanda. Ibi bintu yabivuze mwaboneka mu myaka ya za 80 cyangwa za 90. Masabo Nyangezi wubahwe aho uri hose, warafashije abagororwa ku Karubanda ubigisha umuziki, bari barimo Dimonde Jeune Dimonde, aho abayumva bahita bavuga ati ya radio na televiziyo Umusare rero hose barajyayo baracukumbura, nta na kimwe bajya basiga. Abimukira bati bavuye muri Amerika, barava mu Bongereza, bava muri hehe Denmark n'ahandi, baza bajya mu Rwanda. Masabo yabivuze mu myaka za 90. Masabo wubahwe kudosha po Masabo. Abanyarwanda rero mutazi amateka ibi mwagombye kubimenya, bati kavukire ufata ibyawe wimuke abimukira baje. Aha rero mwabantu mwe namwe bwagombye kuva muti rero abimukira mutuvire mu gihugu kavukire tukigarutsemo. Ubwo mba mbakomye igihe kimba mavuni akagoye mbakomyishwashwa mbagane nyaboneka ntimukaryame mutabwiye abana banyu gakondo icyaricyo. Twagera rero mu makuru uyu munsi dufite amakuru menshi cyane yerekeye ku Rwanda, kuko mu Rwanda harimo haravugwa ibintu bidasanzwe mu Rwanda. Noneho rero igitangaje nuko birimo bivugwa na bene byo. Aha rero turaza kubabwira tuti ibintu byageze wandabaga burya u Rwanda ubwabyo. Ibinyamakuru mu Rwanda igihe Imvaho Basikovia nibo barimo bivugira ibibera mu Rwanda. Ibi rero bati bintu birakomeye si amagambo mwabantu. Reka duherere ku kinyamakuru igihe ngo kirashima iki iyirukanwa mujye mukurikirana amakuru. Ngo igihe ni ikinyamakuru cya leta, ngo igihe kirashima iyirukanwa rya M23 na Kongo ari Qatar baberekeza muri Togo. Ibi rero bimeze gute rero? Ngo ni mu gihe nyene iyi rero M23 RDF ya Paul Kagame na Kongo ngo basinye ikiri babyita gute, urupapuro rw'inzira
basinye urupapuro rw'inzira ruberekeza muri Togo, kuko hariya muri Katari bahimbye ibyo bari bati mwebwe mu bintu muganira, mwebwe mwandyarya mu ibyo bintu muganira, ubundi wowe M23 uri igiki wowe, ko ndahuzwe wowe kuri murarwana wica abantu ko ari Kagame, ati nimugendere mujye kuganira mu banyafurika bene wanyu hariya Irome muri Togo, ati twebwe hano turabangiye, ati nimugende rero mwebwe mugende Fedorute niyo u Rwanda rero, iyi Fedorute rero twayiryohewe cyane, twayishimye cyane. Ikinyamakuru Igihe bati rero reka twerekeze i Doha, nitugera i Doha hariya aho tuzatwikora ibyo dushaka, tubamanipira tubaha amafaranga, ariko ntibamenye ko Tshisekedi yaciyeyo abwira perezida wa Togo ati yewe ati yambere ibyo biganira, ati amafaranga yose azakoreshwa hano ugenda afise ndaguha nkuye mu mufuko wanjye, ati ngayi inoti ndazifise amadolari. Ubwo rero murumva ko abantu babiri barimo bararwana batanganye ingufu, umwe afise amafaranga, afise uruhugu runini, abakongomani nabo hari undi mukenyuro bakenyuye, mwabantu mwe ndaza kubabwira, mujye muburira abanyarwanda bafite abana hariya, mubabwire ko abana bagomba gushira hariya, kubera ko Kongo hari imikenyuro yakenyuye wo gutinza ngo iyi ntambara kugira ngo abanyarwanda bashire mushire, urubyiruko rushire ku buryo hazasigara abasaza n'abakecuru, igihugu gishire, Kagame ntamenye igihe igihugu cyashiriye. Ngayo nguko rero ngo ikinyamakuru Igihe kirashima cyane iyi Fedorute ngo yahawe M23 RDF ya Kagame amwe na Kongo berekeza i Doha. Tugende rero ikinyamakuru Igihe kandi kibandanya cyandika ngo kubijyanye n'ubutinganyi, ubwo rero ngo mu Rwanda bigeze ku bice 30% by'abanyeshuri biga muri internet no mu mashuri ya privé, aho bavuga ko ubutinganyi mu Rwanda ngo bwafashe indi ntera. Ibi ni bihande barimo babyandika ngo nabande, ni ikinyamakuru Igihe ndetse n'Imvaho Nshya. Barakomeza bagira bati mu Rwanda ibintu bikomeje kudogera, nukuri kw'Imana, bati ababyeyi barimo baravuza induru, ariko nta kundi byagenda, ati no gutabarwa ntibishoboka, ati kubera ko abagombye gutabara aba bana nibo ba nyirabayazana, nibo ahubwo babishyira habona. Atanga urugero agira ati iyi ni Imvaho Nshya, ati ikimenyamenya, ati nuko u Rwanda ntacyo rukora ku bijyanye n'ibiterasoni bikorerwa kuri YouTube, ati cyane cyane ku bantu bitwa ibyamamare, ati ibyamamare rero nibyo birimo biha urugero aba bana bacu, ati ku buryo abana bacu barimo bapfa rubi cyane, ati ubutinganyi rero abana barirukanwa mu ishuri, ati base bagahita bagenda bakabavugira, ati ubutinganyi muremewe mu Rwanda nimubareke. Ngaho rero ngayo nguko aho igihugu cyacu cyemereye ubutinganyi abana mu ishuri, nimwumve na mwebwe ahantu u Rwanda rugeze. Ubu rero baba ari abakobwa baba ari abahungu muri internet ngo ubu ntacyo bivuze, ibyo kuvuga ngo watandukanyije abahungu n'abakobwa muri internet ntacyo bivuze, kuko bose birarira mu butinganyi, nta kindi kintu bibereyemo. Ngibyo rero ibirimo bivugwa n'ikinyamakuru Igihe ndetse n'Imvaho. Ubwo abana barerewe hariya muri internet mu Rwanda, murumva aho berekeza. Ngurwo urubyiruko rw'u Rwanda icyo rugezeho, mw'abantu mwe ibitwara bivuze tuti ibi bintu bizakomera, namwebwe muti reka data ali arabeshya. Ngaha rero bene byo barabyanditse, ngaho nimunyomoze. Ubu rero barababwira bati ababyeyi hano mu Rwanda bararira ayo kwarika, ati ibintu birakomeye cyane, ati kuko urebye ibintu bibera mu mashuri, ati ibintu byararangiye, abana barononekaye bamaze gupfa mu mutwe. Aho rero ngo ni ku bijyanye n'igikirero n'abatinganyi hariya mu Rwanda, aho numva n'Igihe rero nicyo kirimo cyandika ibi bintu n'Imvaho. Reka dusimbe twerekeze hariya Nyagatare, aho ni mu Rwanda, turacyari mu Rwanda. Nyagatare ikinyamakuru Imvaho Igihe nibo barimo bandika ibi bintu. Mwumve rero ibi byabereye Nyagatare. Rero mushobora kuvuga muti ale ibi bintu avuga nibihe, reka tubabwire Nyagatare. Nyagatare na ahantu bita hehiga yemwe, ahantu bita ngo Kamagiri Rutaraka. Mwumvise Kamagiri Rutaraka. Aha rero Kamagiri Rutaraka rero ngo niho barimo hagira gute rero. Mwumve rero ibibera mu Rwanda. Kamagiri Rutaraka ahantu bita Nyagatare. Be Nyagatare ni hehe? Nyagatare ni Kibungo, ni mu Mutara. Mwakagira Imana mwe, ibintu bikomeje kuba nabi rero. Nyagatare ibyabaye Nyagatare si byo kuvugwa. Umuntu yabibabwira mwahita muvuga muti muti karabaye rero. Reka rero nze mbabwire ibyabaye Nyagatare mubyumve mwese, muratangara murakoma induru murayikomera rimwe. Twagiye rero bakunzi bara rero na televiziyo Umusare, tubabwira tuti ibirimo bibera rero hano Nyagatare ni ibiki rero. Nyagatare ngo baba batangiye gacaca nshyashya, mubyumve. Ibi birandikwa n'ikinyamakuru cya leta Imvaho Nshya. Imvaho Nshya itujyana Nyagatare.
itujyana i Nyagatare muhite muvuga muti yemwe. Imvaho rero iragira iti muri Nyagatare rero ahantu bita ngo Kamakiri ngo harimo harabera gacaca nshyashya, ni gacaca itajyanye na jenoside ahubwo ngo ni gacaca ijyanye n'inzara iri hariya muri Nyagatare. Baragira bati abagore bo muri Nyagatare cyane cyane hariya aho bita ngo ni hehe, aho bita hariya Kamakiri na hano bita ngo Rutaraka. Aha rero ngo bimeze gute rero, abagore rero ngo bagiye kwitwarira hariya abagabo babo hariya Nyagatare. Abagore hariya ngo nta kindi kintu bashinja abagabo babo, baragira bati twebwe tugiye gupfa n'inzara, ati kuko ibyo abagabo barondeye twafatanyije kurondera iyo bigeze ku mbehe ku isahani ngo dusangire, ati abagabo barya nk'ibisambo bakaducura. Mwumve mubyumve, mugende mu kinyamakuru Imvaho Nshya mu bisome, ntimuvuge ngo ni radio na televiziyo Umusare iba yageze gute. Twe tuba twavuyeyo, mugende twabajije abantu bari Nyagatare ibyo bintu bitubwira ati hano nisibanira ati gacaca y'inzara yatangiye hano muri Nyagatare. Ati rero ati hano abagore baje kurega abagabo babo ko barya bakabacura, ati isa yo kurya bararya bakabacura, ati ku buryo abagabo barya nk'ibisambo, ati ku buryo abagore basigaye ku mahara, ati abana bo babatera twica ntikize, ati ibintu biri hano muri Nyagatare ni inzara. Imvaho rero ikomeza igira iti muri iki gihe cy'itumba, nuko bandika ati muri iki gihe cy'itumba muri Nyagatare, ati inzara irakomeye cyane, ati ku buryo abagore bagiye kwitwarira abagabo babo, ati nibyo baronse bakagera gute, ati bakabirya bakabacura ni barutamiza abiri, ati ubwo rero urumva twari dukeya. Ati rero abagore bagiye kwitwarira abagabo babo bagiye kubarega, ati kubera ko babarya nk'ibisambo. Mumbwire rero ukuntu ibyo bintu leta izabikemura. Ati ariko rero ati ni ukubarenganya, ati ni wa mugani baca mu Kinyarwanda ngo abasangiye ubusa bitana ubusambo bitana ibisambo. Ibi byanditse ikinyamakuru Igihe, ikinyamakuru Imvaho Nshya, bose babyanditse, mugende mu bisome. Babantu bigira ngo ni intore mama batunyomoze kuri radio na televiziyo Umusare ko ibintu nibwo nibo babyandikiye. Bantu mujye mwumva ibi bintu. Aho ikinyamakuru Imvaho Nshya cya leta cyandika kiti muri Nyagatare hatangiye gacaca y'inzara, aho abagore bajya kwitwarira abagabo babo babarega babaza ko bari batamiza ibintu mutwe duke baronse, bityo bakabarya bakabacura, maze abagore bakaba bagiye kwicwa n'inzara. Ikinyamakuru Imvaho Nshya cyongera kivuga kiti ariko nubwo bimeze uko, ati nukubera ko ari mu gihe cy'itumba, ari mu gihe cy'inzara, ati ni mu gihe rero baca umugani bati abasangiye ubusa bitanu bisambo, ati rero bagombye kwihangana. Singapore ya Afurika. Reka twikomereze rero. Noneho rero igitangaje rero reka tukibabwira duhite tumanuka gatoya, tubabwiye tuti mwumve namwebwe ikinyuranyo cy'ibi bintu mu Rwanda, muhite muvuga muti ibi bintu mu Rwanda hari igihe muzabona abaturage baturitse. Genzi Nyarwanda muri hehe muzabona abaturage baturitse kuko ni ikibyimba gikomeye. Kuko ifashe ibintu byigeze kwandikwa kuri Imvaho Nshya mu mwaka ushize bavuga ngo abaturage b'u Rwanda ngo ni bamwe mu baturage bishimye. Icyo gihe hari muri kimwe Transparency Rwanda, wa wundi yapfuye yitwaga nde, wa mugore Marie Claire Makire. Abo rero ati twebwe u Rwanda nirwo rufite abaturage bishimye hano kuri iyi si ya none ya rurema. Ati rugenda mwanye baro wa kabiri baro wa gatatu twahindutse Norvege na Swede karabaye. Aho rero murabyumva neza bati gacaca y'inzara hariya muri Nyagatare mwe kagira Imana mwe, ati ibintu birakomeye bitanya. Imvaho Nshya niyo yanditse ibi bintu. Muri Nyagatare hari gacaca y'inzara, ati abagore barimo baraburana n'abagabo babo, ati iyo bagiye kurya mwumvire abacamanza bazacura urubanza bazaba babwira ati muteke inkono muyigaburemo katandatu abana hariya abana, ati baba batetse ubugari n'usu y'ibigori, ati bakagira buruguri. Twakomeje rero twavuga tuti pole sana abanyarwandakazi nta kundi. Ariko ibi mwarabibwiwe cyane ati ingoma y'abega ni kwimera ntabwo ari je mbivuze. Nyaboneka byavuzwe n'abami batereka data abega ntabwo bategezwe kuba abami, abega bategezwe kuvukamo abakobwa bajya kurongorwa bahinduka igiki abamikazi. Nta ngoma y'abami yibayiga yije ati igihugu kirarimbuka. Ibi rero mwabibonye ko ntabwo ari je mbivuze. Ingoma y'abega igiye ku ngoma ati ntabega mwakagira Imana mwe burya ahubwo abantu
abantu ndetse abantu barimo baranyandikira bambwira bati we ale wahora utubwira ikiganiro cy'amateka wahora utubwira cyagiye he ati abantu baragikunda cyane nanjye ndababwira nti umwanya wambanye mutoya bene wacu ariko reka muri iyi minsi ya none ngo nsubire mu kiganiro cy'amateka mbashakire amateka njye mbabwira amateka basi kuri radio na televiziyo Umusare muhakunde cyane mujya mwumva ikiganiro cy'amateka n'iminota 30 ibyo ngibyo nzabibakorera kugira ngo turusheho kuryoherwa tunezerewe ikinyoma gikomeye cyane rero ibinyoma byagiye ahabona mwumve tuvuye mu nzara rero muri gacaca y'inzara noneho tugiye mu nzahabu turacyari mu Rwanda rero mwumve ibinyoma rero bikomeye mwo kagira Imana mwe ibintu birakomeye cyane hano mu Rwanda mwumve rero ikinyoma rero gikomeye ngo ni hariya rero hehe gayemwe Nyarugenge mutubwire namwe bw'abantu b'i Kigali mutubwire igihe mwacukuye gasegereti Nyarugenge ngo ni mu kirombe bita Bashyamba rero ngo ni mu kirombe gikomeye cyane kiri hariya Nyarugenge ngo u Rwanda rero bibyandikwa n'imvahushya ngo u Rwanda rero rucukura toni ngo zirenga 400 ngo mu mwaka za gasegereti hariya muri Bashyamba mwibaze rero abantu bacukura toni 400 ibihumbi 400 toni 400 bazicukura za gasegereti hama muri Nyagatare abagore n'abagabo bakarimo barwana bapfe bashonje bagiye muri gacaca y'inzara ibi rero uravuga uti ibi none binyuranyo bikomeye ibi rero ati ibi ni ibiki none iyi gasegereti kuki batayikoresha ngo bajye gutabara abagore n'abagabo barimo barwana muri Nyagatare bapfa ko batarya bapfa bitanye ubusa basangiye ubusa bitana ibisambo ibi urumva ikinyamakuru kimwe cya leta kikandika kiti twebwe hano i Kigali turakize cyane turacukura toni 400 za gasegereti ati rero kuba ducukura toni 400 za gasegereti ati bi rero bituma twebwe Nyagatare abagore n'abagabo barwana bapfa inzara bari muri gacaca y'inzara utere dufite ubuyobozi bonne gouvernance kweri ibi rero ngo nukwikira igitaba gaseka ahubwo nibemere bati tugeze ku muteremuko turagowe abantu rero baca antene zacu ziri hari i Kigali ziti nyaboneka reka tubabwire ibye ahantu Bashyamba ati na ahantu bimbye baracukura ati rero ibintu byose bakuraga muri Kongo hari ya za Rubaya barabizana babizika hano Nyarugenge ati bacukuye ibinogo byinshi ati amamashine niyo acukuye hano Nyarugenge Bashyamba atayandi yagiye gucukura igitarama mujye hari gihe leta ya Kigali yibaza ko radio na televiziyo Umusare tutahagera baratubwira byose bakatubwira ati mujye mureka tubwira amakuru uko bimeze ati rero hano Bashyamba hari amamashini makaterepurari yaje acukura ibinogo bikomeye cyane birebire ati twahora twibaza ko ari ahantu bashobora kuba bagiye kubaka cyangwa bagiye kuzika abantu atariko ahubwo bamaze gucukura ibyo binogo birebire ati bikamyo bipakiye ivu rivuye muri Kongo byaraza risesa rimena mw'ibyo binogo birebire ati rero mu nyuma rero niho haje kumera ibyatsi ati ubu rero batangiye gucukura bavuga ko ari gasegereti iva hariya Bashyamba muri Nyarugenge ati hariya nta gasegereti yahigeze ati ahubwo ni bya binyoma by'inkotanyi bigikomeza bamwe ati ni gasegereti rimiva irubaya murakoze cyane abandi nabo hariya bari Gitarama baratubwira bati abo n'abantu bari Gitarama hariya ahantu biti Kinihira murahazi Kinihira kase gatoya urenze hariya kuri gereza ya hehe gereza yo ngaha Impanga ukabandanya harya ku cyadisha ni cyadisha hari ikintu kakayaga gatoya kari hari icyuzi kibita cyadishi ukazamuka rero hariya wengera hariya muri Masango hariya ni mu mpyisi muri Masango uzamuka rero hariya rero hano bita Kinihira hariya uri Kinihira uraba hariya ku Kibuye uraba hakurya za Kadoha ku Gikongoro ukaraba hakurya hejuru cyane uraba za Gisenyi hariya rero naho harimo haravugwa ikindi kirombe rero ngo hano naho bimbye baracukura bamaze gucukura rero za Kinihira mujye mubyumva ntago ari Kinihira ya hariya y'inyuma ya Kigali ni Kinihira Kitarama radio na televiziyo Umusare turahakubitira bakatubwira ati mwebwe mutekane turaje tubaha amakuru amakuru turafite ati hano rero hano Kinihira naho bahacukuye ibinogo naho ati muraba mu minsi mike batigiye gutangira kwimba gasegereti atariko ni imodoka ziba zivuye Kongo zabizanye komera twimandanyirize cyatugire gute bati tubwira amakuru y'intambara ntago turageraho mukanya muramuyumva baraza kubyumva Kamituga na Kamituga aha bahita gwiki Kanusimbi habata Kanusimbi aha turaza kuba intambara reka tuyaretse ko yababwira muraza kubyumva b'intambara araza mu nyuma kuko ni byinshi cyane muraza kumva abagande uko bapfuye drone yabatwitse hariya muri Kazinga abagande nabo bafashwe
bafatiwe mu cyuho bagiye kwiba korutana kugira ngo bacukure toni 400 karabaye. Reka twikomereze ibyo mu Rwanda, murumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Reka duse rero n'abambuka muri Tanzania rero mwakagira imana mwe Gatolika Nyarwanda iba hehe ni kwa Paul Kagame. Gatolika Nyarwanda muri hehe ahantu rero ku isi yose mujye mwumva amakuru ya radio na televiziyo Umusare, mujye mukurikirana ngo muri Afrika yose ubwo mujya muri commentaire mutubwire muti reka tukunyomoze ibi urabeshya. Afrika yose Region de Grand Lac ngo Gatolika Nyarwanda ngo nicyo honyine Gatolika Nyarwanda itavuga yanizwe, ngo ahariho hose ku isi yose amashengero ahaherereye hose ngo ahantu hose basenga, ngo mu Rwanda honyine ngo niho hari abanyabinyoma gusa. Icyegeranyo gitangwa n'abantu b'abahinga bagira bati nimba hari ahantu hari amasengero y'ibinyoma gusa yanizwe ati ni mu Rwanda. Ati cyane cyane twinjire muri Gatolika, ati tuzi ko Gatolika itarya umunwa mu bijyanye na politike. Ati burya Gatolika, Eglise Catholique ni eglise ya politike mu bimenye. Ati Eglise Catholique rero y'u Rwanda ati ni eglise y'ikinyoma igikomeye ku buryo ariyo eglise idakunda abaturage, idakunda abaki intama zayo. Nguko Cardinal Kambanda ati Kagame n'uwo twiherewe n'Imana ati genda ubice. Kagame ati jewe nzabica mbarase kumanywa y'ihangu. Ano amagambo Kagame yivugira ati abo nukubica tukabarasa kumanywa y'ihangu, umugaragaro tukabatumura hariya tukabarasa. Cardinal Kambanda ati twebwe Kagame no twiherewe n'Imana, ati twamwiherewe na Rurema yamanutse mu ijuru. Nguko nibaze namwe umuntu ari Cardinal, Perezida akavuga ati twe tuzatubarasa kumanywa y'ihangu, ati kuki mudakoma amashyi ko mwishe Karegeya? ari imbere y'inteko nshinga amategeko n'abasenateri babari twababwe barukurikira izindi bakadahumeka. Perezida akavuga ati mwebwe mutinya kuvuga ko mwishe Karegeya, ati ni mubyemere muvuge ko mwishe Karegeya, ati kuko tugomba kubarasa ku manywa y'ihangu. Abandi bati amashyi na yawe mutama, ati komera amashyi, bagatamukomera amashyi. Cardinal nawe ati twebwe uyu nuwo twiherewe n'Imana, ati twiherewe n'Imana abarasa ku mugaragaro. Ibi rero tubivuze kubera iki? Tubivuze kubera ibaruwa n'icyegeranyo byasohowe na Gatolika, Eglise Gatolika hariya muri Tanzania, aho rugeretse Gatolika na Tanzania rugeretse kubera iki? Bigeretse kubera imyigaragambyo yabaye hariya muri Tanzania. Kuki rero iki cyegeranyo gisotse cya Eglise Gatolika hariya muri Tanzania mwabantu mwe mujye mubimenya mumenyere. Reka tubabwire ko hariya muri Tanzania abakristo burya bagera kuri 70% edini Gatolika muri Tanzania rigera kuri 70%. Ni benshi abakatolika hariya muri Tanzania. Biboneka ko rero politike muri Tanzania irirukanka cyane, yagezemo icyo umuriro w'amashara. Biboneka ko bantu barwanya Tanzania bahise binjira muri Katolika hariya kugira ngo bagere gute babwire abantu bose baba Katolika mu byumve neza. Ibi bintu ni politike, ni fotokopi yo mu Burundi neza. Hariya madamu Dr. Suluhu Hassan atarebye neza aratemba, atarebye neza ngo ahagarare magabo aratemba. Ariko reka dushimire Samuragwa Evariste Ndayishimiye yagiye kumuremesha amubwira ati madame ntugire ubwoba, ati hagarara kigaba, ati ibi byaciye mu Burundi twebwe twarabikubuye turabikubura, ati nibiyaga bihuha, ati ibihuha rero bihuha imbwa ntibihuha abagabo, ati hagarara kigabo tekana, ati turahari mu Evariste Ndayishimiye Samuragwa uyu wewe by'imiyaga arabwa ati toka satana, ati abantu batamakuru no bimeze bite rero. Eglise Gatolika rero muri Tanzania yasisohora itangazo rikomeye cyane, ati ntabwo Tanzania yari kwiye gukubura kwica aba bantu bari mu myigaragambyo, ati ntibari bakwiye gupfa, ati ahubwo n'abandi bazigaragambya ku itariki 9 z'ukwa 12 muzabihoze. Ubwo Tanzania nta jambo iravuga. Mwumva ibyo bintu mujye mwumva Eglise Gatolika ukuntu yivanga muri politike cyane. Ukibaza rero uti Cardinal Kambanda ko nta kintu na kimwe avuga ku bantu barimo, ukuntu leta y'u Rwanda irimo ijya kwica abantu muri Kongo, ukuntu yamaze abantu. Ko Cardinal Kambanda tutarumva avugira aba bantu baguye hariya babasenyeri bishwe Imana bakiri bahiruko ridashira b'Abanyespanye bishwe, ko Cardinal Kambanda turumva avuga. Eglise Gatolika nigerageze yikubita gashi. Eglise Gatolika Nyarwanda nta kintu na kimwe imari intama zabo ziricwa ku manywa y'ihangu zikarashwa. Eglise Gatolika ikaruca ikarumira, nigize ngo aravuga bagahita bamukubita urunyundo ruremereye cyane, bati wowe uri kigarasha cyangwa se uri umujenosideri. Ngayo nguko rero uko Eglise Gatolika hariya muri Tanzania yongere kwaca umuriro muri Tanzania. Eglise Gatolika gasora icyegeranyo ivuga ati bari mu myigaragambyo ntabwo bari bakwiye kwicwa, ati bari bagombye kubareka bagaturira ibintu byose, bagaturira igihugu cya Tanzania kigashya.
iyo ni Eglise Katolika sigiye ati kandi n'abazigaragambya ku itariki 9 rero z'ukwezi kwa 12 muzabareke baturira igihugu cya Tanzania cyose gishe nguko Tanzania nayo iti yego twakumvise rindira ahubwo tuzagukuburana nabo ngabo bazabaje kwiyagutse abo banyamahanga bazaza ngaha muri Tanzania swali sanifu tunajua yani seke tunajua kweli au kabisa tutafajia tutamaliza wote hizo ni panyapuriza ndo alisemaga mzee nani huo mwenye alisemaga ni nani ni Magufuli panyapuriza tunajua panyapuriza ziko hapa zishaingia Tanzania lazima tufukuze tuapiga marufuku wao wajinga aho rero ni Tanzania ni muzee Magufuli yabivuze aho yararimo barimo barakubita ngo panyapuriza hari muri Kagera murabyibuka kuntu Kagame yakemukiye abatutsi bari muri Kagera bahise babirukana n'inka zabo baravuga ati mugende abo ngabo Kagame wagiye kubatuza hari ya za Rucuru na Masisi arahindukira naho abasanga arabica reka twikomereza amakuru yacu reka rero tuyabandanye batimanuka tubwire utubwire neza ukuntu tugeze ku makuru ya Nord Kivu ariko duhereye hari ahantu bita Kazinga utubwire amakuru y'intambara twayinjiyemo twihuta cyane tubwira tuti amakuru y'intambara murakeneye utazi intambara yijyamo mwebwe muravuga amakuru y'intambara mutayazi reka tuyababwire rero amakuru amava ahantu bita Kazinga hano ngo haramubuye y'agaciro mw'abantu mwe burya Uganda n'u Rwanda ikintu barwana bashaka na Kenya barwana utabizi ni Salva Kiir we mwigeze kubona bamwashije mu binyamakuru ngo yisombyeho yinyariye ngo yari yanyweye divayi imbari umuvinyo uyu we bamuhaye gumino yararangiye baramurangije reka rero twikomereza ahantu bita Kazinga ni muri Nord Kivu Kazinga ubu harimo hararurwa mwumva amakuru mava hariya drone yakubutse hari kuwa gatandatu Nimuje ngo hareje kuwa Mungu ari kuwa gatandatu niho drone yakubise yatwitse hari Kazinga iyi drone rero bavuga bati drone mbari ngo CH4 niyo yamanutse iraza itwika Kazinga aho havuga harurwa imirambo igera kuri 24 y'abasirikare ba Uganda igihugu cya Kongo cyarinjiriwe rero ngo Kazinga ibintu byarakomeye cyane barimo bararwana rero hagati yande ya Wazalendo ndaruhutse arimo arwana n'aba Baganda bari kumwe n'abanyarwanda muri M23 RDF aho rero bashobora kuba barari urwara uyu mugabo ndaruhutse n'igikosi kiwe cya Wazalendo batigireho tukwereke uyu mugabo akigirayo maze agahita ashyira Kazinga mu minwe ya M23 iri kumfatanyije n'Abagande aba rero abo Bagande bari muri M23 na Kagame biwe n'abasirikare ba Kagame ngo barimo barabyina intsinzi hano muri Kazinga ariko ngo ntago bari bamenye ko ari amayeri ya FARDC bagiranye n'uyu Wazalendo indenda ruhutse mukanya nk'isase rero nibwo drone yamanukaga iraza irabatwika irabakubita barirukanka irabarasa kugeza nubwo bahunga barimo barahunga rero nibwo babwenda ruhutse ati bamande turabatwitse nimubajye rero n'amasasu nguko uko rero harimo habonetse imirambi ya 24 y'Abaganda bagoye hariya muri Kazinga mw'abantu mwe intambara yafashe yindi ntera aho ni muri Kazinga gusa ni hariya hejuru rero ni hariya hejuru hariya za Masisi na za Nuze na za Rucuru harimo bavuga ati ibintu birakomeye hano mw'abantu mwe ntago ari ibintu byoroshye ahandi harimo havugwa intambara rero ni hehe mw'abantu mwe aho twageze mu ntambara mujye mumenya ibihe twati twe turi mu ntambara noneho ibyo kuvuga ngo makuru y'iki twabaye tubihagaritse twigereye mu ntambara ahantu bari hano rero ngo ni Kamusimbi rero hano muri Warungu na Kamituga hano muri na Nyabibwe na Kabare hariya Ninja Karehe aha rero Kavumu hano rero kwisoko barimo baravuga ati harimo harabera intambara tutarigera tubona kuva intambara yatangira hano muri Kongo ati intambara zimo zibera hano ati biboneka ko byanga bikunda Bukavu nande nagomba bitegezwe kubohoza aba bantu remo barwana bati ni Wazalendo basaze baravuga bati twege ibyo abantu ibyo barimo baganira bagenda babiganira twebye ntibitureba ariko Wazalendo burya Imana ifite kuntu ikorora ibintu kavuga iti mwebwe nimwe murarwana muzana amabombe atari kutwe turi Wazalendo iyo Wazalendo bataba hariya Kongo iba yaratabaguritse kera barayifashe Wazalendo yavuye mw'abantu mwe nibyo bindi bakubwira ati igisiga cy'urwara rurerure kimeninda aba Wazalendo ninde yatoje Wazalendo no mugabo James Kabarebe ninde n'umunyarwanda tumukomera amashi ne yajya Kabarebe ati jewe reka ntoze aha rero byagenze gute abanyamakuru yababwiye ukuntu Kabarebe na Kagame bapanze imigambi yo kugenda batoza abakongomani bakabaha ibikoresho bakabigisha igisirikare bati mwebwe muri mitwe yacu rero mugomba kudukorera bari abagido burya bakora babanje gutozwa na FPR inkotanyi bagiye kubitoreje gako mwari mubizi ngo babitubwiye bati yaba ari Gido yitoreje yaba ari nde uyu
uyu ninde uyu tuyungane Janti barya bose bitoreje Kigali Kagame arabatoza neza arabatoza ati mwebwe rero murabakozi banjye abaha uniform abaha mitrayeza ati mwebwe rero mweko kugira ngo tubashe gukorana muzaba mugenda mu Rwanda ahantu mu agaciro hama mwinzanza ndabagurira mbaha amafaranga abagabo bati sawa sawa barangaje baragira gute umugabo Kilombo Kisekedi baramanutsa kimara kumanuka za ntore babandi bakorera Kagame bati tukuvuyeho Kagame ati turi wazarendo ngukorera ukuntu wazarendo noneho barimo babizi cyuya shebuja Paul Kagame iyi wazarendo rimira ikosora cyane hano Kavumu bazamutse ku isoko barimo bararwana bazamuka hano za Kamituga mwese murahazi Kamituga aha rero mujye mumenya ko inkotanyi zigenda zirwanira ahantu hari inzahabu bagenda barwanira ahantu hari inzahabu mu agaciro Kamituga murabizi hari Kamituga murabizi ko hari azanyabibwe rero niho harimo habiri intambara rero zagakura rero azakarehe hano za ninja murabona ninja harya inyuma harya kumigano naho harya naho hari inzahabu niho barimo barwanira barimo bararwana agakura bazarendo bati twebwe ntago mutuvana ngabi cyangwa bikunda andi makuru rero ari mavuga rero ngo n'ubukangurambaga burimo bukorwa nande na leta ya Kongo bafatanyijwe na MONUSCO ngo aho barimo barondera ahantu hose ngo hari FDLR ngo bagenda babaterera impapuro ngo kugira ngo basome babe muri iryo shyamba urumva ntago babayegera nuko baterera amakaratasi ati mutuve none abo bantu bari muri iryo shyamba mubarekeye bakirira iryo shyamba n'inyamaswa batwaye iki kwirusibye ko mwana bega abo bantu bega Kagame ashaka ko abahutu bose bazapfa cyangwa bapfukama bakaba nka nduhungire he cyangwa bakaba nka bampora iki yambuye nyine ingutiya cyangwa bakaba nk'icyo ntazi nka Gatabazi Jamari ibyo ntibizakunda ntabwo ko bumara ubundi mwabantu mwe abahutu n'abatutsi bazabana muri rya gihugu ku gihugu ni cyabo reka rero turangize tubifuriza amahoro y'Imana mutangira indwi neza mujya mu kazi kanyu mukora indwi neza icyumweru muzagikoremo neza imirimo cyane cyane mukora musenga munibuka igihugu cyanyu kavukire ndangije rero mbifuriza umugisha wo muherereye hose mwari kumwe na Ale bye bye naho butaha